arangije rero reka bagere kwa Pati basange Pati ni Pati sheri we wo mu bwana yiteguye nta katagize mama we ukuntu yahindaga rero mama we n'ubundi iri engagement niwe wayigizemo uruhare mama yakundaga umwana ararize hirya aho ngaho na Zainab aje avuga ati ndagira ahantu nyine byo guhindura umwana ari bimeze naho ahantu zuzuye abantu bari kuvuga bose barahinduye mama w'uyu mwana se papa we ni kaka nyine kaka na kaseri mugahita kavuga ngo papa. Hello guys, welcome to the YouTube channel. I am Christelle. I'm Karine. Tugiye kubaganira kuri filime yitwa Love Again. Ni filime nziza y'Abaturki. Ni filime y'urukundo ariko yiganjemo comedy cyane. Tugiye guhera kuri episode ya mbere. Muri ino filime harimo imiryango ibiri, umuryango umwe aba ari umuryango ukize, undi muryango aba ari umuryango ukennye. Muri iyo miryango ibiri, muri uwo ukize harimo umuhungu witwa Fati akagira na mushiki we, na papa we na mama we na nyogokuru we, byara papa we. Mu ukennye harimo Zainab na papa we na tante we mushiki wa papa we n'abana ba tante we babiri, umukobwa n'umuhungu. Filime rero itangira Zainab ari mu ndege, urabyibuka kuntu barimo avuga nyine ubuzima bwe bw'ibintu byamubayeho, ari muri iyo ndege ariko ashaka kugaruka mu gihugu cy'iwabo. Yari ari kuva muri Amerika ashaka kugaruka mu gihugu cy'iwabo. Rero ngo yageze muri Amerika gute? Yagiye muri Amerika ajyanywe n'umu boyfriend we. Boyfriend we bari barakundanye cyane, yari first love we, urabyibuka. Uwo boyfriend Ertan bahuriye mu mukino box. Yes, yatozaga box. Noneho bahurira nyine first love nyine bitabi matching. Uribuka kuntu yagiye kumupropose Zainab agira ngo bagiye kumupropose ngo bazabane, kumbe rero kumupropose ngo bagere muri Amerika. Ariko iyo story irimo no kuba baramukunda kuko Zainab yarahangayitse nyine nyuma y'urwo rukundo. Urumva kwita ujyana na boyfriend wawe, papa wa Zainab aba ari umugabo ugira amahane ateye ubwoba ku buryo karitsiye yose nyine yamutinyaga ati ngo yaraje. Rero kuba boyfriend baramupropoje ko bajyana muri Amerika, Zainab ntabwo yazuyaje, yahise abyemera kugira ngo aracika amahane ya papa we ko yahoraga avuga ati se kuki papa ubona we kwibuka ukuntu Erdan yabonaga papa wa Zainab akiruka. Yaramutinyaga nawe nyine ku buryo atashoboraga no kujya kumubwira ngo nkunda umukobwa wawe reka tubane n'ibiki reka da, yaramubonaga buri gihe akiruka. Nyuma rero Zainab ubwo yari ari mu ndege ari kugaruka yaje guhuriramo n'undi mutipe yahuriyemo na Fati. Ariko hagati aho bakigera muri Amerika nuza Ertan yateye inda Zainab. Yarayimuteye. Yateye inda Zainab. Noneho Zainab abimubwiye mutipe aramubwira ati kare ati ntabwo nari natekereza kuba papa w'umuntu n'ubwo bukwe sinshaka kubukora. Zainab disi kuntu kababaye ngo ngiye ko ndirediyo kuba umumama kuki wowe utarediyo kuba married, kandi noneho twarakundanye ari we naje nje kureba ari we naje nkurikiye. Aramubwira ati ngo fata amafaranga iyo tujye kwikuramo sinyishaka rwose ntabwo ndirediyo papa sinabivamo. Zainab rero ntabwo urabizi ukuntu kari kimereye, nako gafataga imyanzuro y'abasazi, karagiye nyine karihangana. Ariko nyine ntabwo se wowe ari nkaho wabigenza ntabwo nyine ugomba gufata icyemezo cyo kuba umumama byari byarangiye. Nyuma y'aho ngaho rero ubuzima bwaramucanze nyine kubera kuba nyine muri Amerika ahantu mu mahanga utazi umuntu n'umwe, wajyanyeyo na boyfriend wawe afite akazi we nta kintu wari wagakora. Byaramucanze gushaka utuzi, afite n'umwana akoze bakamwirukana kubera umwana nyine biramucanga, niko gufata decision yo kwigarukira iwabo. Ariko hagati aho mu kugaruka wibuke ko atari yarabibwiye papa we na n'umuntu wabo warabigiye, gusa yarabahamagaye abwira mubyara umwana wa tante we
harya yitwaga Burhan. aramubwira ngo ngiye kugaruka mu rugo nyine ndashaka kubwire mbese ubamenyeshe ko bibuze ariko ntabwo iwabo ntabwo bari bazi ko agiye kuzana azanye n'umwana bari bazi ko aje wenyine naho ku ruhande rwa Fati nawe nyine birababaje inkuru ye ubundi abaturuki bafite ukuntu nyine iyo abana babo bavutse imiryango ikize yombi babashyingira bakiri abana tuvuge wenda nk'iwanyu harimo umukobwa iwacu harimo umuhungu turi abakire twese barafata umuhungu wacu n'umukobwa w'iwanyu babashyingirana ari ababebe barangiza bakure nyine bazi ko barengeje hanyuma bazahite babana noneho Fati bari barabimukoze ibyo bintu ni nacyo kintu yagiye muri Amerika ahunze yaravuze ati sinshaka ubukwe ndagiye arababeshya agiye kwiga ahisemo kandi yishimiye kubera ko iwabo nyine bari abakire bafite n'izo kampani barambwiye ngo aho ugenda wiga ibintu bya business hanze uzana ubumenyi ubushyira muri kampani yacu niko kugenda agiye aravuga ati Imana ishimwe ncitse ubukwe ariko n'ubundi nta kibazo nk'igishire yagombaga kugaruka gukora ubwo bukwe n'ubundi niko byagombaga kugenda aho Fati akigera muri Amerika yahuye n'umukobwa w'umuzungu barakunda witwaga Sama Sama rero barakundanye ariko nyine abazungu baza bigira baba bashaka enjoy gusa ntabwo yamukundaga yamupropoje ahubwo igitangaje ahantu yamupropoje nihoze nawe yakoraga yatangaga icyayi mo aho ngaho ka resitora arangije aramubwira ati njye rero sindi ready yo kuba mbaniye nawe burya njye ndarenjoyingaga ntabwo nari nzi ko wankundaga byo kuvuga ngo wanshyira mu rugo njye rero ntabwo ndafite Fati ndabahita avuga ati mfashe decision nanjye nsubiye iwacu aya mahanga sinyashoboye ariko nanone kugaruka afite ibibazo byinshi ibaze agarutse aje gukora ubukwe n'umuntu adakunda mu byibuke uwo mukobwa nyine baba bamushyingiye ari umwana Zainabu nawe afite ibibazo by'ukuntu ari busobanurire iwabo azanye umwana nyuma y'imyaka ingahe yagiye atabwira n'umuntu n'umwe ahantu yagiye noneho ubwo bari mu indege yaje kugira ikibazo ahantu Zainabu yari yicaye barahamagurutse abantu bari bicaye nyine baravuze ati umubebe ari kudusakuriza umuvane hano umwana yararize abantu bose barinuba Fati wenyine niwe wabuze wemeye kwicara ko yamwicara impande nta kibazo umwana agira ariko ukuntu yamuguyeho ateruye n'umwana aje aranamutuka ngo mukatinyuka ngo mukamfata ngo uri guprofita mu biki umfata kandi pe nuko yari amutabaye ariko nyuma kaje karavuze sorry nyine nkayimubwiye nabi nyine ni filime isekeje natangaje noneho nyuma bavuye mu ndege bari kuri airport bageze kuri airport Fati iwabo hari fete iteye ubwoba biteguye umuhungu araje bahita bakora ubukwe n'umukobwa bari baragushyingiye noneho wari kwipangira ati cyangwa Imana nkahura n'umukobwa na proposa byibura kandi umugore wanjye tujyana mu rugo nkagenda nkamuperezanta ati uyu ni umugore wanjye iyo mariage nk'ibi abiporopoje Zainabu kuko bari bamaze umwanya bicaranye bari baganiriye kandi Zainabu nawe yari yamubwiye ati ngo ntabwo ari ready yo kugenda agahita abwira papa we ibyamubayeho ngo yashakaga nka time ingana nk'amezi 6 noneho ikibazo yari yamubeshye ngo umwana yabyaye ngo ntabwo agira papa we ngo yaramukoresheje muri lab arabyemera n'umwe ati nta kibazo dukine deal tujyane mu rugo ugenda guha amafaranga yose ushaka tugende ufite ibibazo nanjye mfite ibibazo tugende noneho tubabwire kuri umugore wanjye hanyuma n'inyuma tuzashaka ariko Zainabu urabizi ukuntu kabanje kwisaza karavuga ngo ngo urabona njyewe nkwiye kugurwa amafaranga ngo njye murana nshaka amafaranga yarayanze yarambwiye sinigurisha sinshaka kwigurisha ati kuko nanjye mfite ibibazo turakina deal uranjyana wanyu presente ko ndi umugore wawe n'umwana ari uwawe nanjye nyuma tuzajya iwacu ujye kubivuga bemeranyijwe deal gutyo noneho ku kibuga cy'indege Orhan mubyara we yaje kumufata ariko baburetse ataraza kumufata uribuka ko bamaze kwemeranya deal barangije kantuza akana ka Zainabu kitwaga Selim
narangije gahamagara Fati kareba Fati karangije karamuhamagara ngo papa kandi nta mugabo yigeze abona mu buzima bwe ariko yabonye Fati ayo yita papa noneho Orhani mubyara wa Zainab Orhani mubyara wa Zainab nyine rice ku kibuga cy'indege yategereje mubyara we ngo araje agiye kubona abona umuntu aciyeho arahise ari kumwe n'umugabo n'umwana niwe arahamagaye ati Zainab ndi hano aramwihorera nyine urumva bari kure ikibuga kiba ari kinini y'umuhamagara ntabwo itari abane aravuga ati iyi modoka ndayikurikira igiye arakurikira abona ninjye ahantu hameze nka shato hahandi nyine uvuga utakandi kwa perezida tu aribyo mbese abantu bakora iki nyine urwo agiyemo kubera iki atabanje kuza mu rugo kandi yatubwiye ndangije rero reka bagere kwa Fati basange Pati ni Pati sheri we wo mu bwana yiteguye nta katagize mama we ukuntu yahindaga rero mama we n'uri irangagement niyo wayigizemo uruhare mama yakundaga abakire yakundaga abakire bakunda abakire kumva nyine ko umuntu w'umukire atagomba kwinjira mu nzu ye kuko asakoze n'umukozi wo mu rugo ntagomba kumwegera kuko nyine ahari ifaranga niho yagenderaga rero nyine amugutegeka Fati gushaka uriya mukobwa bose muri Pati baramwakiriye umukobwa yari hariya yatse nk'umugeni araza aragusubiza ngo Fati none ubu ninjye nawe finally yaje finally ndakubona kame umukobwa irahinda papa bati twatugire twatorotse ubukwe ati Imana ishimura abantu noneho burabaye tumubwire turashaje dukeneye abana bagiye kumva umwana ararize hirya aho ngaho na Zainab aje avuga ati ndagira ahantu nyine byo guhindura umwana ari bimeze naho ahantu yuzuye abantu bari kuvuga bose barahinduka byaje noneho babaza Fati uyu mwana uyu babaje umukobwa ni mama uyu mwana se papa we ni kaka nyine kaka kaseri mugahita kavuga ngo papa kaba karabisoje ati ninjye papa arumirwa nyine mama wa Fati nyine aba ari umusazi abayikubita hasi yabakoresheje yaragiye afata telefone ahereza papa wa Fati ngo Fatira ngakunda kano karirimba ngo ndi kumuhindurira aramufatira samukuyemo pampa abahereje mama waduza no kugira ukuntu yari umwirasi mama Fati no kuntu yirata arangije nyine ahita yibonda hasi ari ukuntu yumvaga ibintu adashaka kubyumva yikubitaga hasi abishaka ntari ikintu abaye nta gicura arwaye nta kirwanya agarukana arahwereye maze baravuga ati ni ibisanzwe ntibibarangaze nuko asanzwe mwihorere Fati abantu bose nyine barumva abaje muri fete yibuza ibintu bya fete birangira yabonye umugabo none se nyine episode ya mbere nyine nukirangiye none mutubwire murumva mwebwe uwo musheri wa Fati yaba yarabyifashe mate Zainab se murumva azajya kubipresenta kuko iwabo ibyo bintu kandi papa we ni umuntu ugira amahane kubi nimutubwira muri comment ukuntu mwebwe muri kubyumva murumva se ngo next episode izaba imeze nyine urumva Zainab azatinyuka kujya kubibwira iwabo cyangwa zigumanira na Fati birangire kandi mwibuke ko Orhani yagiye kubivuga ko afite umugabo ni ukuvuga ngo urumva harimo beef hagati aho ngaho dukeneye comment zanyu mutubwire